umwuka wera umwoyo kwera muvuga tukagamba tukamuririmba tumwesongora ariko afite uburyo bukomeye ari igumire hari uburyo bukomeye shaka ko tumuvugaho hariho kundi kwena ngo tumugambeho mu minota asigaranye umudakike zinansigaza umwuka wera ninde umwoyo kwera umwuka wera ninde umwoyo kwera noha umwuka wera ntabwo ari ikintu umwoyo kwera tikintu ni umuntu ni ukwishura kw'Imana kwa gatatu mu muntu no kweshura kwa rahanga kwa kashatu mu muntu ni uburyo Imana yiyereka abantu bwa gatatu nengere yiranga kweyereka abantu umuringo gwa kashatu ubwa mbere Imana itwiyereka ubwo kubanza ranga kweshura itwereka mu itangiriro natore ko mufutandika turemo umuntu mu ishusho yacu reka tange umuntu mukesha kibi ase natwe ashane nitwe uwo ni umuntu ubwo no muntu Imana iramurema ranga yamo ariko imaze kumurema kandi kuyaheze kumuhagaritse ibona hari ikintu kibuze mwemerize yareba hene cyabura ibona hari ikintu kibuze ibona ni ikibumbano kiraho yareba umuntu agiriye kintu biravuga ngo imuhumekera n'umwuka w'ubugingo yango yamwitamo mwityo gwamagara imaze kumuhekera n'umwuka w'ubugingo umuntu abaho kuyaheze kumutamo mwityo gwamagara umuntu yabohuriye uwo ni umwuka w'Imana ubwo n'umwoyo warahanga bugaragaza uburyo Imana yaturemyemo ekiri koreka okuranga yatangira uwo tuwitwa ko ari umwuka w'Imana ubwo n'umwoyo warahanga ni umwuka rusange n'umwoyo urwo watosha umuntu wese afite umwuka w'Imana buri muntu wena ari n'umwoyo warahanga uwo ni umwuka witwa umwuka w'abantu b'Imana kandi ubwo n'umwoyo ubwo urahanga guyagira abantu be yaba umusambanyi umusinzi arawufite yaba n'umusambani ninga n'umusinzi nabagwi uwica afite uwo mwuka nangwa n'umuntu kwita abandi nabari n'umwoyo uwo ni umwuka wa mbere ubwo n'umwoyo ni umwuka w'Imana yaduhaye n'umwoyo uguranga yateye twe hari undi mwuka w'Imana wa kabiri hariho umwoyo waranga wa kabiri ugaragarira muri Kristo Yesu ubu urushurirwa muri Kristo uwo witwa umwuka wa Yesu ubwo n'umwoyo wa Yesu uwo ni umwuka wa Kristo Yesu niko witwa ubwo n'umwoyo wa Kristo Yesu niko uwo mwuka ubwo mwoyo uzanwa no kumva ijambo ubwo naja umuntu yahure kiga ukaryumva neza ikigambo umuntu akacurage hanyuma ukaryizera rero umuntu akacikiriza ukihana umuntu aketisa ukareka ibyaha akareka bibi iyo uretse ibyaha uba wakira umwuka wa Kristo Yesu ureke bibi uba wayakira umwoyo wa Kristo Yesu uwo mwuka rero ntabwo ari rusange ubwo mwoyo rero tugwabutosha kugira ngo buri umwe nagubona bwira mugenzi wawe ngo si umwuka rusange gambira mugenzi wawe tumwoyo gwabutosha umwuka wa Kristo ntabwo ari rusange umwoyo wa Kristo gwabutosha uwo duhuriyeho rusange ni uw'Imana uwutunga twena no warahanga uyu wo tuwuhuriyeho w'Imana ubwo twena tumwine ubwo warahanga ariko wa Yesu watumye ava mu ijuru ubwo wa Yesu ubwa muhiro mu ijuru akirengagiza kumuramya akareka kugira ngo babiri bamuramye yabatsiga akirengagiza indirimbo zo mu ijuru akatsiga we byeshongoro bya bibiri byo akaza akavukira mu mugore akaisha kazago mukazi agapfa akafa akazuka uwo mwuka wa Kristo ubwo mwoyo wa Kristo ni umuntu wamwizeye nubwo umuntu kwikiza Kristo haleluya amen Bibiliya itubwira gute Bibiliya itugireta iratubwira ngo twese twakoze ibyaha ntitwakikira ubwiza bw'Imana Bibiliya ijambo twenda tukashisha twagwa mu kisinisa cy'arahanga Yesu Kristo asa kugatu nk'Imana duhawe n'Imana Yesu Kristo yijabwitu abwitonto Yohana arahanura aravuga ngo Yohana yahanura yagira ati aravuga ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi yajya ngo nukoranga yakunze aratesi rwatumye itanga
w'ikinege niko nanga yakunze atense yagereza umwana w'inyamunegere kugira ngo umwizera wese kugira ngo baramwikize bona umwizera wese buri muntu we noramwikirize umwizera wese buri muntu we noramwikirize mumurikire umwizera wese kugeza munkurate buri muntu oramwikirize aho kuri iryo jambo kigambo eco rivuga umwizera wese kiri kugamba ngo kumwikiza wese aso wanyu urimo nta mushento kukuvuga kwa pasiteri nta birimo nta ngo kuzarwa k'umushumba kuko wize amashuri menshi nta birimo ibyo kugira ngo ukashoma murunga tubiri kuko ufite amafaranga menshi nta birimo kugira ngo ine sente nyinshi